Speaking second or foreign language is frightening in most cases. I have a lot of students coming to me saying, "Teacher, I always get afraid whenever I try to speak English." And that's why in this video, I'm going to give you practical tips to help you boost your confidence while speaking English. It's again your teacher, Rugwiro. Let's jump right in. Muraho neza. Uyu munsi tugiye kwiga ibintu wakora kugira ngo urekere kugira ubwoba bwo kuvuga Icyongereza. Hari abantu benshi bashobora no kuba bazi ibintu runaka mu Cyongereza ariko yajya kubivuga neza wikanga kubera ubwoba. Niki kibitera? Ni gute twabikemura? I am going to teach you how to be confident while speaking English. Ikintu cya mbere ugomba gukora, focus on communication rather than perfection. I repeat this, focus on communication rather than perfection. Iyo mvuze ngo focus on something, bamvuze ngo ibande kuri communication, ibande kukuba wavuga abantu bakakumva rather than perfection, kuruta perfection. Iyo uri perfect mu kintu ugikora neza nta kosa na rimwe ririmo, nicyo twita perfection. Rero wowe ibande kukuvuga abantu bakakumva kuruta uko wavuga nta kosa na rimwe ririmo. Mpora mbabwira yuko akamaro ka mbere k'ururimi ni communication. If you can communicate anything in English, then you have successfully achieved the goal of a language. Niba ushobora kuvuga mu Cyongereza abantu bakakumva, iby'ingenzi bya mbere mu rurimi uba wabimenye. Ibi rero bizagufasha iki? Nukora ibi ngibi, if you focus on communication rather than perfection, ibyo nubikora bizagufasha kwigirira icyizere. If focus inzo kuri communication, ukavuga icyo ushaka ukakibona, niba ugiye kugura ikintu kuri shop, ukavuga muri cya Cyongereza kirimo n'amakosa, ariko we ntabwo uri kwibanda kuri perfection, ntabwo uri kwibanda ku gukora ibintu bitarimo ikosa, ahubwo uri kwibanda kuri message. Ibyo rero bibikoze kandi bigakunda, wajya kuri shop ugahaha, wajya gutega bus ukayitega, wajya kuri restaurant icyo ushaka ukakibona, ibintu byose iyo wibanze kuri communication bigakunda, icyo bigufasha nuko utangira kwigirira icyizere. Wigirira icyizere mu rurimi kuko wumva yuko icyo washaka cyose wagikora. Ikindi bigabanya anxiety. This is going to reduce the anxiety that you are always having whenever you open your mouth trying to speak English. Bizagabanya nanone bwa bwoba ujugira buri gihe uko ufunguye umuntu ushaka kuvuga Icyongereza. Ibyo bindi bya perfection bizagenda bizana byo gake gake. This is a step-by-step process. You are not going to master this language overnight. Ndakubwiza ukuri, ibi ni ibintu ukora, ni ibintu bidahita biza. You are not going to master this language overnight. Ntabwo uri uhita umenya Icyongereza umunsi umwe. Nurutambwe ku rundi bizagenda biza gake gake. Icyo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi ugomba gushyira hano. You have to keep that in your mind. Ikintu cya kabiri, be positive to yourself. Be positive to yourself. Iyo uri positive to yourself, biba bivuga yuko nawe ibwira ibintu byiza. Ibwira ibintu byiza, isubizemo imbaraga, reka kwivugaho ibintu bibi. Come on, you're learning another language. Ibuka yuko ariko uri kwiga urundi rurimi. Uri kwiga ururimi rwa kabiri. Ubwabyo icyo ni ikintu gikomeye cyane. You are doing something great. Ibi bintu uri gukora ni ibintu bikomeye. You are learning another language. Kuba wakoze amakosa mu rurimi ntabwo bivuga yuko uri umuswa. Making a mistake in this language does not at all mean that you're not bright enough. Hari ibindi bintu byinshi ushoboye gukora. Ujye ubyibuka, hari ibindi bintu byinshi ushoboye gukora. Tekereza business yawe, tekereza izindi ndimi ushobora kuvuga, tekereza ibintu byose wachivinze. Anything that you're doing, uri umuhanga. Ntabwo kuba utarabasha kumenya ururimi bivuga yuko uri umuswa. Be confident. Reka kugira ubwoba mu gihe uvuga Icyongereza. No one is going to shoot you. Nta muntu ugiye kukurasa na actually n'abantu baguseka igihe uri kuvuga ururimi nta batazi neza ibijyanye no kwiga ururimi cyangwa abantu batari aba native speakers. Uzarebe burya iyo umuntu ari kwiga ururimi rwawe, ubwabyo ni ikintu gikomeye. It's a sign of respect. Ntabwo aba native speakers abene rurimi abantu bavuga Icyongereza baguseka kuko uvuze Icyongereza nabi. They understand that you're doing something big. Barabizi ko uri gukora ikintu kinini. Iyo wiga ururimi rw'abantu burya uri kwihuza na culture yabo, uri gukora ibintu byinshi bituma wihuza nabo. So they are not going to discourage you. They understand that you're going to learn this
through a step-by-step process. Rero be positive to yourself. Uzanakimenya ukimenye cyane, Icyongereza uzakimenya byanga bikunda. Kereka wowe nucika intege cyangwa ukarekera gukora, ariko Icyongereza uzakimenya. So don't be afraid, you are learning. Ikindi kintu cya gatatu ugomba gukora, set simple and achievable goals. Set simple and achievable goals. Shiraho goals, intego ziri simple kandi ushobora kugeraho. Intego ziri simple, zoroshye kandi ziri achievable. If something is achievable, ni ikintu nyine ushobora kugeraho. To achieve something ni ukugera ku kintu. Shiraho rero izo ntego ziri simple kandi ziri achievable mu gihe uri kwiga ururimi. For instance, don't say I'm going to learn 100 words a day. Bivuga ngo nzajya niga amagambo 100 buri munsi. Come on, you're not a robot. You're not AI. Ntabwo uri robot. Iyo ntego urumva ni intego yatuma ucika intege, bikazajya binatuma mu gihe ugiye kuvuga Icyongereza ahubwo ugira bwabwo kandi aribwo dushaka kurwanya. Ahubwo uvuga uti wenda njyewe nihaye intego yuko nzajya niga 5 words a day. Nzajya niga 5 words a day. Nzajya niga amagambo 5 y'Icyongereza, nyamenye, nyandika ahantu, hanyuma ngende nyasubiramo, ndeba yo nize mu cyumweru cyashize, mu kwezi kwashize. Ibyo bizagufasha kwigirira icyizere nubona yuko hari ibintu uri kumenya, hari aho uri kuva, hari naho uri kugera. Ariko ugomba gusetinga nyine intego ziri simple kandi ziri achievable, nawe ushobora kugeraho by the way. Kandi ube consistent, uhozeho rwose. Niba uvuze uti ngiye kwiga ururimi, hozaho. Don't say you're learning English in this month, the next month you quit, you need to start again. No, it is not going to work like that. Be consistent. Ba consistent, wiha intego, uvuga uti ndiga Icyongereza, uvuga ngo kwezi ndakize, ejo ndarekeye, ndongeye nsubiyemo. No, be consistent. And I'm telling you, you will get to the point of knowing this language. Ururimi uzarumenya byanga bikunda. Ariko nizere ko mubyibuka ko abantu bashaka kwiga mu buryo buri private, turi kwiga Icyongereza dukoresheje uburyo bwa Google Meet. Wowe niba ufite telefone yawe, niba ufite laptop, ukaba ufite na internet, unyandikire kuri nimero ziri kuri screen, tuganire kuri WhatsApp, hanyuma twige aho waba uri hose in this world. Whether you are in Asia, Europe, Africa, America, any part of the world, you're welcome. Come and have a session with me via Google Meet. Wowe yo twige Icyongereza dukoresheje ubu buryo bwa Google Meet. This is what most people are doing to improve their English. Ni ibintu abantu bari gukora kugira ngo bimprovinge Icyongereza cyabo. Ikintu cya kane, practice in front of a mirror. Practice in front of a mirror. Nkunda kubabwira yuko iyo uri kwiga ururimi hari igihe ugaragara nkaho uri funny, nkaho usekeje. But it's okay, don't mind what people are going to say. Wowe wikita ku byo abantu bagiye kuvuga, ahubwo iga ururimi nk'uko rukwiye kwigwa. Practice in front of a mirror. Genda muri mirror, wirebe, uvuge Icyongereza wireba. Icyo dushaka ni ukongera confidence no kugabanya bwa bwoba ugira iyo uri kuvuga. Kuvuga rero wireba muri mirror bigufasha iki? Bigufasha kureba body language, uburyo utwara amaboko yawe, uburyo ukoresha umubiri wawe mu gihe uri kuvuga Icyongereza. Hanyuma wabona aho bitari kugenda neza, you adjust, ukagenda uhindura. Bigufasha nanone gukoresha eye contact. Eye contact buriya ni ikintu cy'ingenzi cyane muri communication. Iyo tuvuze eye contact tuba tuvuga uburyo ukoresha isura yawe. Iyo uvuga Icyongereza ukoresha isura yawe gute? Ese uri shy? Ureba ku ruhande se? You have to face people. Niyo mpamvu nanjye ndi gukora video mba ndi kubareba. Urabona ko mba ndi kubareba. Ndabizi neza ko ndamutse nkoze video meze nka gutya cyangwa ndi kureba ku ruhande, I bet more people would scroll to other videos. Ndabizi ko abantu benshi bahita bigira ku zindi videos. Rero ugomba kumva agaciro ka eye contact. Iyo ubikora rero muri mirror bigufasha kugenda adjustinga body language na eye contact. Birero bizagufasha kwigirira icyizere kuko uzimenya menye tugende kuvuga Icyongereza bimera gutya na gutya. Aho ufite amakosa uyakosore. Hanyuma uzajya ujya muri communication ubizi neza ko ibintu ugiye kubikora neza. So if you have not yet bought a mirror, go get yourself one. Niba utaranagura mirror, genda uyigure. Right? I hope we agree on this.
ariko icyongereza kigomba kuza byanga bikunda. I am a good example that you can know and master this language. Nanjye ndi urugero rwiza rw'uko wamenya icyongereza. I was not born in an English speaking community. Ntabwo nigeze mvukira muri community ivuga icyongereza. I learned English the same way you're learning it until I can communicate clearly and fluently like I'm doing now. Nanjye narakize nkuko nawe uri kukiga. Ariko urabona yuko icyongereza nshobora kukivuga, nshobora gutanga message iyo ari yo yose, ndetse kugeza no ku rwego rwo kukigisha kandi nkakigisha neza. So don't give up. This is possible. Now, this is all I have prepared for you today. If you have reached this far, like I always tell you, don't forget to hit the subscribe button, like, share, and comment. Keep learning. See you in the next video. Bye.